ngo Diki agatangira kubwira ngo ngo ziko ngo abana bo kwa kana kabize kubera yavuze Diki na Pussy nawe atari kubihimbiye mu kinyarwanda ziko abari igituba kibari igituba da tuje muri story so story naringiye kubabwira naringiye no ni ibintu biba bivuga ko tugiye kuvuga ibintu birimo igituba n'imboro ikintu cyagiye hanze ari imboro ya mpano n'umukobwa we n'iki so gahunda nuko zimeze ngiye kubabwira impamvu ya mpano impamvu Jihad bamufashe ngewe nicaye hasi mu gitondo ndareba Jihad bamukira mbanze ndavuga ariko Jihad bamufunye iki ko Jihad atari we yafashe video ko atari we wasambanye ngo iyo video ayifate noneho naranja ive muri telefoni wigene muri telefoni yindi n'ubundi ayigire nibwo nabanje gukora blog ya mbere nimo ndavuga ati simbona impamvu Jihad yafunzwe kubera Jihad nawe afite video bayimuhaye nawe ashobora kuba yaribonye ari umuntu w'igihumbi ariko urumva nawe arayisharinga nk'abandi bayisharinze ngiye mfite abantu bagere nko kuri 15 bagumaga bayima so ndavuga ati se Jihad atandukaniye he n'uwundi muntu uri muri etazi ni nk'abo barundi kazi bayigusharinze urumva ariko Jihad nawe reka manze mugarukeho Jihad urabona ukuntu umeze Godfather ngewe ikintu cyose nakora niyo nashaka kuvuga ko ikintu kibi ubuyobozi bwakoze mita nkenye inkoro ugahita uvuga ati abayobozi bacu turabakunda ariko ibi bintu ntabwo twabisobanukiwe ako kantu urakazi ndi kukumva ubundi ikintu cyafungishijwe fata ku mavuta nuko yahagaze imbere ya kamera ahita avuga ukuntu weshobora kunyurana n'ubuyobozi tu akavuga ati jewe ribu nimpamagara ntabwo nzahaguruka ngo ngende ngo ibi bintu by'ibyo rero Jihad ako kantu nako ajya kagiramo akantu ko kudashaka kwerekana ko yubaha abayobozi urumva so sasa rero ni nayo mpamvu ngiye kugera ku byo ngiye kubabwira bya Jihad itariki 9 ingira ngo nibwo twari twaraye twakoze live cyangwa it was before live twakoze urumva imboro yagiye hanze ya mpano noneho Jihad ngo saa 5 za nijoro kwibuke ko ibintu ugiye kuvuga hano uwo bita Njuga yaraje hano aravuga yarangije kuvuga bahita amanona kuri pano bimubwira ati ntitushaka ngwino ibyo uvugiye kwa Godfather ngo nibivugira ahanga turagukeneye amaze kwitaba incuro enye bivuze ngo ibyo kuvuga hano ribiri kwandika yego Jihad ngo itariki 5 iyo video itaramenyekana abantu bose batarayimenya saa 5 za nijoro itariki 9 saa 5 za nijoro Jihad yapostize video ya mpano arimo aracumita umugore we kuri stati ya WhatsApp subiramo ako kantu ngo byagenze bite biravugwa ngo erega ngo Njuga ntabwo azi kuvuga Njuga ashobora kuba yaravuze ngo urabona nk'ibi bintu mvuga ndavuga ati biravugwa ngo nuvuga ko ngewe niyo naba mbizi neza ko ari ibyo ntabwo ushobora kuvuga ati nibyo kuko ntabwo nimero yawe isevinze nimero ya Jihad yawe nta nubwo nari impari nta nubwo warebye stati ya Jihad nta nubwo narebye stati ya Jihad nukuvuga ko ngewe rero ntabwo nshobora guhamya niyo bampamagara abayobozi ndababwira ati biravugwa barabivuga ni ibintu buntu narumvishe ntabwo mbihamya ariko biravugwa ngo itariki 9 saa 5 za nijoro ego Jihad yapostinze video ya mpano kuri stati ye ya WhatsApp reka maze nkubaze uzi Yesu kwiza wa mipango cyogere mu nkuba umwami w'abagore gasuku
uzi iya postinze ikintu kuri WhatsApp ye abantu bakibona ibihumbi 10 ibihumbi 10 vayo kabisa basi vayo kabisa makabisa nizai nanje kampetse nta wingendana reka ubizuba n'ubwanje ubwo mana para muri akaburo gatoya niba uko bimeze rero weduma nkura muri aka gapfunyika uracaka ngukire hey expand none ko ngewe ntazi kubishira ahantu kandi nabikweretse ubushize hello baby apu nagaza kukubona honey ega ngo difata ntago garagara shushu byawapi ongera wikande ko kwa kundi aranyibye domba akaguma haye wenyine bana okay akundi akanyibye kandi godi igendere muri music so nukuvuga ko biba ari bibi kugira ngo ikintu kivuge ukivuga kiri direct utaruhari yego sibyo ndimo ndigisha abandi bantu ukuntu bagomba kuvuga ibi bintu erega mubihubukiramo murahubagurika ugasanga akantu kiteretse kamera karimo karahubagurika vuga ngo babihubukiramo dumba ntuzigera ubona nyerera ngo ngego none ngo breaking news ngo amakuru yitayo ndashaka kubamenyesha ko ngo no munsi reka niyo mpamvu nguma mbwira ababyeyi bagore bari hano mwishurire minerval abana banyu so rero nkuko rero ndakubwira ati stati ya Jess Kwiza wa mipango icyaho abantu ibihumbi 10 nuko ko Jess Kwiza iyo apostinze ikintu kuri stati abantu ibihumbi 10 barakibona komeza none nkaba nibaza ko stati ya jihad erega jihad yantanze kumenyekana buriya komeza nkaba nibaza ko stati ya jihad nayo ishobora kuba irebwa n'abantu benshi gutyo cyane. So rero niba uwo munsi wa mbere video yasakaye jihad nawe yayikishije kuri stati ribu ubungiye kuvuga ukuntu nteke ahangaha none abandi bantu kubigisha ukuntu bavuga ubu ngubu akangiye kongeraho nako nakantu ukoresha cyane cyane iyo ugiye kuvuga ibintu utazi neza ukavuga bijyanye n'imitekerereze yanjye uje kutwigisha imvugo nibona bigisha niwe rigaduma niko nkora ntabwo nzano mubagurika ngo abantu ngo bene ngomba ngo no gutangiramo amasomo bijyanye n'imitekerereze yanjye ndibaza ko jihad afite ribu yashoboraga kumushyiramo imiyaga kubera ka kantu nakubwiye ko kuba jihad telefone isiye sibo muntu wa mbere video yagezeho ni ukuvuga ko iyo ribu nayo ifite ubwenge bwo kuvuga ati urabizi ariko se wa mugane uno jihad atandukanye he n'uwundi muntu wayibonye atandukanye bishobora kubibona ariko bafata amasaha jihad yayipostingiye bagafata n'umunsi video yasakaye na statiye denja ishobora gukora muri muri societe noneho bahita bongeraho akantu ko kuba jihad adakunda kwicisha bugufi imbere y'ubuyobozi. hari ikintu utari kumva hano rero kanze nkubwire wowe ikintu no kuvuga ngo this is the lucky yuko mwirwa kuri Instagram umva ku itegeko rivuga ndumva muje mwibuka ko iki kibazo cyo gusakaza ubwambure n'amashusho y'urukoza soni ibi ni ibintu twahostinze beat yari murangira incuro 3 mu ncuro byina hostinze beat yari murangira namubazaga kuri iki kibazo cyo ki cy'amashusho y'urukoza soni kuko twaribazaga tuti ni gute umuntu wifashe video urimo kunyumva uwe bamureka akidegembya hagakurikirana uwazisakaje izi saga duba nuza gukurikira ibuka saga mazeho hafi cyumweru cyose ya Moses yashize akabuno ke hanze bari kumurongora twahirwa
Libu baramvugishije baravuga Godfather. Bankubita icyo bita igazeti ya leta baravuga ngo dore ingingo ya 38 iravuga ngo kwifata amashusho ntabwo bigize icyaha. Gusakaza amashusho y'urukozasoni nibyo bigize icyaha. Uyu munsi turi kuvugana urukunyumva hagize umuntu usharinga iriya video ya Yampano ubu turi kuvugana uyu munsi hagize umuntu usakaza iyi foto cyangwa akayipostinga none turi kuvugana uyu muntu yahanwa nkuko Pazo ari guhanwa bivuga ko ari we nyirabayazana wayipostinze ku munota wa mbere. That's my charger, it's working. Urimo kunyumva? So hahanwa umuntu wese wasakaje, itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wasakaje amashusho y'urukozasoni mu ruhame. Unyumve neza cyane. Aya masagize undi muntu bigaragara ko yayishe yarinze. Uyu nguyu aragenda bamushyire mu gatebo kamwe na ba Jihad. So ikintu twonguye niba uvuze ko Jihad yayipostinze kuri WhatsApp muri ririya joro. Niyo mpamvu Yampano yabyutse mu gitondo ajya kumuregana nande ajya kumuregana na Pazo. Kuko wibuke ko twakoze niba byarasakaye ninde muntu wa mbere wayishize ku nkuta cyangwa wayishakaje bwa mbere. So uri kumva Yampano yagiye kurega umuntu akeka nyirabayazana wayisakaje bwa mbere. Hanyuma ashyira arega n'umuntu wayishize mu ruhame bwa mbere. Aya masaha ni wakurikiye urubanza rwabaye yesterday. Urubanza ntabwo narukurikiye. K John dossier ya K John na Pazo ni imwe na nimero ya dossier ni imwe. Icyaha ni kimwe ari kuregerwa hamwe. K John yamwigaramye aravuga ati nshaka yenyine turi kumwe yigaramye nuza yigaramye Pazo. Ati ndaburana ngiye nyine sinshaka kuburana na nyirabayazana kuko ni waduhaye video bwa mbere. Sizi no kubyumva. Niko bivugwa n'umunyamakuru wagiye ku rukiko cyo kubivuga. Ku buryo K John ejo we yavuze ngo yewe nikimenyimenyi jewe nite n'umwe ntanzi ntanga ubuhamya by'uko byagenze. Nyirabayazana watuzaniye video nguyu abaramutanze. So Pazo ati reka da ntabwo niteguye kuburana nkeneye umunyamategeko nige n'urubanza. So ubugenzacyaha buraza gutandukanya dosiye cyangwa ko bari bahaye dosiye imwe bivuze ngo niba ari uko bimeze umuntu bita K John yabaye ikigwari. Ubu K John yamaze kutaba mugenzi we mu nama urukunyumva aravuga ati genda ubambwe wenyine ni wewe wabizanye nta hantu nigeze bisakaza ndakubujije. Urimo kumva? K John yabaye snitch. K John yabaye snitch ari gusama amagara ye kandi ari kwemera akabambanwa nishumiye. So iyo basamye bacumugane mu Kinyarwanda iyo basamye amagara hejuru rumwe asama iyo batereye amagara hejuru rumwe asamaye. Kankubwire du ubushize urukumva uziko habaye no guterana amagambo munyereka ko Yampano yakoze amakosa. Mumbwira n'amakosa ya Yampano urabyibuka? Pazo aza yandushije umunwa. Pazo yakurusha ariko rero ibyo bintu ugenda cyabihagararaho. Ibintu Pazo ngewe ntabwo Pazo muvugira niba Pazo niba Pazo really ariwe ya sharing the video akayikura muri telefone ya Yampano. Yego agomba kubihanirwa tu. Yego ngewe ikintu nari ndimo ndavugira kuri Pazo navugiraga muko bakoranaga na Yampano. Iki kintu ntumvikanye naho Dumba ntumvikanyeho nawe ubuhemu Yampano yari gukorera uriya musore. Aya masaha reka tumuvugeho kuko ari mu maboko atari kandi arimo gukekwa. Ntabwo ndibuze kumuhamenya ntabwo ndibuze kumukira urwa Pilato ngo niwe wabikoze.
ariko niwe wafashwe, niwe aya masaha uri gukekwa, kandi n'abantu barenze umwe. Turagendera ku bantu batanze ubuhamya. Njuga yatanze ubuhamya ko yiboneye video bwa mbere n'amaso ye. Inde? Njuga yiboneye video bwa mbere n'amaso ye, ayihawe nande? Ayibona ntabwo yayihawe. Yayibonye muri telefone ya Kejoni na Pazo bari kumwe. Untega amatwi. Clapton Kibonge bagiye kurya umuceri. Yayiboneye kwa Clapton Kibonge. Bwira abantu bafungiye iyi account ya ndi cyashya nashaka kutangira kuyihosta bamaze kugera ku 500 kandi ari bakeya bafite 400 bayifollowing. Mu following account mu following account ya Godfather nacho utasabiriza follow amafaranga ibintu byose ga mu following Godfather kuri account ngiyi nshasha na wacu aho makundo kundi kano yawe nigeze mbona nagatuma na follow hanga ndashaka ukurike kino kintu nani Dumba ariko kuko bagira ngo mfita karimi nk'akabarozi bavuga ngo mvuga ku muntu bakamufunga urabizi maze kuba 2 3 kandi nsigaye narifashe singiye kuri gicibwa muri societe kuko wamvuzeho, ariko ikibazo ntabwo ari uko mba navuze nuko mba navuze ibintu by'ukuri biriho kandi urabizi kuri kose ntabwo kuvugwa. Muri iyi case rwa Rucabana Dumba byari Rucabana, I have no issue with anybody, ariko nuza kwitegereza iriya case Dumba ibintu byose yampano yari gukora, unyumve neza cyane ubuhemu yari gukora Dumba man, hari ikintu udashobora kugeza kuri mugenzi wawe bro. Ahangaha ni hahandi havamo ubumuntu, ukaba wafata n'icyuma gukorera mugenzi wawe yaguhemukiye ukamwica ukamuvanamo ubuzima. Uyivuga umuntu agomba gukoresha common sense. Ntabwo wafata ikintu nk'iki ngiki ngo ugiye guhemukira mugenzi wawe cyangwa ugiye gukora revenge kuko yaguhemukiye ukora ubunyamaswa nk'ubu. Hari umuntu wabwamaze gutakara. Ofete Pazo niryo kosa yakoze. Sacre. Pazo niba ariko nanone nawe urubanza baranumukira ntabwo nanone nshobora guhamya ko Pazo ari we yazisakaje. Turi kuvuga ko umuntu ntabwo turi kumushinja, ntabwo turabacama turi kumushinja, ariko niba Pazo ari we yasakaje izo video, ari we yakuye video muri telefoni ya Yampano agahita zisharinga, Pazo iryo kosa yarikoze kandi agomba kurihanirwa. Kandi nje nk'umuntu urumva nje nk'umuntu wamuvugiraga abantu batangiye guca muri goro yanjye murimo murakora ibintu bizima, we baga promoter wavanya izo ndabu gashyiramo kugasetinga gori fati baga promo abantu muri hano murimo muracyareka ariko muri setting goro nice settings mwayibona urumva. Ntabwo tuvuga ko mpamya ko ariko niba ari we Pazo yego yakoze amakosa kandi agomba kuyahanirwa, kandi n'ubwo uri inshuti yanjye ngewe nanjye warambeshe Pazo, nanjye warambeshe reka ngewe baranzi nanjye meze nk'umucamanza uraza ukazana ibintu byawe. Inde wakubeshye? Pazo yarambeshe, yambwiye ko video atigeze ayibona, atayizi, ngo yayibonye n'ibintu yarambeshe ngewe bijyanye n'ibindi bintu barimo baravuga cyangwa ikintu cyababaje muri ibi bintu Dumba. Ikintu cyababaje muri ibi bintu mane, hari ukwicumura ariko ukamwica uhagaze. Uyu mutipe buke ko bamanje kumukorera ibikangisho, sinzi kubyumva. Erega ntabwo ejo nabwo yagiye kurega muri ribu gusa, yagiye kurega umunsi. Erega abantu bwa mbere umuntu yampaye ira screenshot yari Kejoni, narabivuze mbere ama screenshot ya video, arambwira ngo nintanga $100 urukunyumva, ngo nintanga $100 agwe video, ngo Pazo ampere viti Pazo ampe video. Mwakumva arambwira ati ni inkuru, niba ufite $100 Pazo arayiguha. Nahamagaye Pazo, urimo kunyumva, avuga ati Pazo ibi bintu nibyo, ariko ntabwo papa yanjye na objective yanjye nagira ngo nkumire hakiri kare. Dumba nahamagaye Pazo ngira ngo yakubwiye ko wabonye ko yahise nandakarira. Yarakuburotse kumaze yanamburotse. Aravuga ati iyo video oya, ariko ntekereza kuko we urukumva arabizi, buriya umuntu abaza umuntu yarabizi ko nako bira bintu nicyo nabishakiraga. Kuko nibuka ko kuri pano yanjye yaraje aravuga ati Godfather wowe wanyirukanse ushaka kumfungisha. Do you remember?
So we mu kuvuga ko yavuga ati washaka kugira ngo nguhe video inturukeho bamfunge ko nzi ko utabyihanganira wari guhita ubyamagara kandi uvuga ko source ari nge. Okay, sinari kubikora nari kumukora nk'ibyo Banjuga bamukoreye. Banjuga batanga uhamya bavuga ngo bakimara kubona iriya video muri telefone ya Kejon ni ya Pazo babasabye kuyisiba. Kejon arababwira ati ngo nibyo ngo kanyisibe. Urimo kunyumva? Tuzi kubyumva. Ariko ngo noneho Pazo ngo no mukureba iyo video urimo kunyumva? Ngo yitandukanyaga nabyo agasubira inyuma kugira ngo atagaragara nk'umuntu wayihaye Kejon. Mfite amajwi Kejon ari kumira ngo nimpereza amafaranga. Oya Godfather, ikibazo cyawe urakizi, uvuga ibintu ntuzane proof ngo ufite amajwi ari amatwire ko se muretse gato yankwereke ndikukubwira amajwi yazanye wait second. Okay, ntabwo hano let me show you. Ntabwo hano tuvuga ibintu bidafite proof, sibyo? Ntabwo ndi mu rubanza